Hello, ndabasuhuje mwe mwese mukomeje gukurikira irindi banga TV show amahoro y'Imana nabane namwe kandi nizere ko icyumweru cyabereye kimwe cy'umugisha mwagiye gusenga Imana yabanye namwe. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku uyu munsi tugiye kuvuga nkuko dusanzwe tubivuga ku bintu by'amaviza, ku kuntu ushobora kubona akazi mu mahanga ndetse no kuntu ushobora kujya kwiga mu mahanga we wifuza kujya kwiga. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku tugiye kuvuga ku cyo bita Poland Study Permit cyangwa se Poland Work Permit. Yego tubivugaho ari bibiri. Icyo ngusaba kanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana. Icyo nakwibutsa nuko ahantu ari buzakura amakuru yizewe, amakuru atarimo igihuha na kimwe, kuko turabanyamwuga nibyo dukora, ndetse abakiriya twagiye dufasha baturutse kuri iyi channel nabasaba kugira ngo mujye muza gutanga ubuhamya kugira ngo abantu batwizere cyangwa se abantu babone ko ibyo tuvuga ari byanyabyo. Ndetse rimwe na rimwe hari umunsi nzafata mbatembereze office yacu mbereke abadukorana, mbereke ko ibyo tuvuga ndetse n'ibyo dukora ari ibintu byizewe. Dufite abafatanyabikorwa mu mahanga za Canada, za Europe, za US, ahantu hatandukanye, za Asia nka Dubai, Qatar ndetse n'ahandi hose, za Turkiya, za Cyprus, za Italy, za Germany ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku iki? Tugiye kuvuga kuri work permit, ushobora kubona work permit, ushobora kubona admission letter muri Poland. N'abatinde rero, ikintu cya mbere ugomba kuba ufite passport nk'umuntu wifuza gutravelinga mu mahanga. Ikindi cya kabiri ugomba kuba uwarize byibuze ufite impamyabumenyi yaba si ya segonderi, ya kaminuza, cyangwa se ufite certificate warakoze training, bitewe nuko cyane muri iyi minsi abantu ayiterambere igeze, si ngombwa ko waba ugira diplome, ariko ni byiza, gusa si ngombwa ko hari n'abiga imyuga kandi ugasanga iyo myuga yarabatraininze ndetse n'abahanga mu byo bakora. Ubwo rero icyo nakubwira nawe, ntabwo ushobora kwigaya ngo uvuge ngo mbese ariho ngiye gukuraho urujijo, uvuye ko nafite diplome, uvuye ko nafite iki, ko ntize, ko nafite bachelors, masters, iki nabona akazi. Icyo nakubwira cyo nuko ushobora kuba wabona akazi, kuko cyane hariya haba utuzi two mu nganda. No kuva rero hariya mu nganda ntabwo biba bisaba kuba ufite amashuri, ahubwo bisaba umuntu ufite umuhate wo gukora ndetse ufite n'ubushake n'ubushobozi. Ubwo iyo ufite ubushake n'ubushobozi buraboneka. Ikindi nakubwira nuko inyuma yo kuba ufite passport, iyo passport yawe ugomba gucekinga, for example umwumve ko bazaguha akazi hagati n'akazi k'umwaka, imyaka 2 kuzamura kugeza no ku myaka 4. Ikintu ugomba kuba ufite rero byibuze, ugomba kuba ufite passport valid y'imyaka 5 cyangwa se imyaka 3 kuzamura. Uko nugira passport iri munsi yo myaka bizakubera imbogamizi. Ntabwo bivuze ko utazabona akazi, wabona akazi wagera hariya ukaba wahindura, kuko dufite embassy hariya muri Poland, wagenda ukongeresha passport yawe. Ariko mu gihe cyo kuba wakwirinda stress, wakwirinda ibigutera stress uri mu kazi, ushobora kugutuma dokima runaka udafite, icyo nakubwira nuko wayishaka hakiri kare. So rero icyo ni icya mbere ugomba kuba ufite kubigerekeranye akazi. Yego, ikindi aricyo cya nyuma ni ukuba ufite CV. Ku bantu bashaka akazi runaka, hari umuntu uzavuga ati ngewe nkora ibi n'ibi, nsanzwe nkora ibi n'ibi, ariko ndashaka ko nahari ari byo nzakomerezaho. Icyo gihe rero tugusaba ko wazana certificate, yego, igaragaza ko watraininzwe muri ibyo bintu. Ugasabwa n'iki? Ugasabwa na icyo bita CV igaragaza ko wagiye ukora CV. Murayizi CV yawe muzi bibamo imyirondoro, amashuri wize, experience, skills ufite, ibintu nk'ibyo. So ibyo rero nibyo bisabwa kugira ngo ubone work permit hariya Poland. Noneho tugiye kureba ikintu gisabwa kugira ngo ubone ishuri. Hano ruzingiye, ejo bundi hagiye gufungura amashuri, icyo bita maternity, hagiye kuba admission letter. Ubu ngubu guhera mu kwa mbere azaba ya openinze cyangwa se yafunguye. So rero ikintu usabwa icyo bita academic certificate, yego,
izo academic certificate. Ubwo ku muntu ushaka kwiga bachelor wenda arangije mu wa gatandatu, ikintu asabwa icyo bita bilete kuva mu wa kane kugera mu wa gatandatu, agasabwa diplome, yego birumvikana, agasabwa na certificate igaragaza ko wize mu Cyongereza. Iyi certificate narababwiye ku biganiro nakoze ubushize, ntabwo ari izi za TOEFL, za Duolingo, za TEF ndetse n'izindi. Oya, ni izi certificate batanga ku bigo, kujya ku kigo wizeho ukabasaba iyo certificate igaragaza ko wize mu Cyongereza. Hari ibigo bigiye bitandukanye, ngiye nsanzwe menyereye yuko hari ibigo bizigurisha 10, 15, ariko hari n'abandi nk'ubu hari umukiriya amerutse gukorera yamweho ikigo cyabo bayitangira 5,000. Ubwo biterwa n'ikigo wizeho, kiragenda kikagucaginga amafaranga, kikavuga amafaranga akeneye kugira ngo bayiguhe, ariko ntabwo ihenda kandi uhita uyibona. Abo ni abantu bashaka kwiga bachelor basoje amashuri yisumbuye. Ikindi usabwa pasiporo, ugasaba ko izo dokima zawe ujya kuzinotifiya kwa noteri, yego. Ikindi cya kabiri usabwa, iyo umaze kujya kuzinotifiya kwa noteri, hari ibigo bisaba ko izo dokima ujya kuzitranslatinga zikaba ziri mu gipolish, ariko ibyo bigo ntabwo bikunze kuba ari byinshi, kereka iyo iki kigo bitewe na porogaramu ushaka kigutetse kujya kuzitranslatinga, nabyo urabikora. So iyo ubwo tuvuye kuri bachelor ku bantu basoje mu wa gatandatu segonderi, reka tujye noneho kubifitiye icyo bita bachelor degree bashaka kujya kwiga masters. Icyo usabwa ziriya transcript, yego. Ikindi ugasabwa bachelor degree yawe. Ikindi nawe usabwa English certificate igaragaza ko wize amasomo yawe mu Cyongereza. Ikindi usabwa recommendation letter, nawe usabwa kujya kuzinotifiya kwa noteri, yego. Wamara kuzinotifiya, ubwo urasabwa na pasiporo. Urumva masters ni imyaka 2, usabwa pasiporo byibuze iri valid imyaka 3. Kimwe na babandi navuze ruguru bashaka kujya kwiga muri bachelor degree barangije mu wa gatandatu, usabwa pasiporo kuba ari imyaka 4, usabwa pasiporo byibuze imyaka 5. Icyo cyo kirumvikanye. Ikindi ku bantu bashaka kujya kwiga masters, ikintu usabwa iyo umaze kuzinotifiya, namwe hari igihe bitewe n'ikigo cyangwa se bitewe na porogaramu ugiye kwiga, ikigo kigusaba kuzitranslatinga mu gipolish. Ubwo icyo ukora ujya kuzitranslatinga mu gipolish. Icyitonderwa, dokima zinotifiwa cyangwa se dokima zitranslatingwa mu gipolish ntabwo ari dokima original. Urumva nta muntu wemerewe kujya kumodifiya cyangwa se kweditinga cyangwa se gukora ibindi bikorwa kuri dokima original. Icyo ni icyitonderwa. Icyo ukora uragenda bakayisikana, then iyo basikanye bakagira ute, akaba ariyo batranslatinga, akaba ariyo banagira ute, bananotifiya. Ibyo byo birumvikanye. Ejo hatazagira umuntu ugenda akajyana diplome yiwe akayijyana bagateramo amakashi, cyangwa se akajyana diplome yiwe ugasanga yikoreyemo ibindi bintu ngo ari gutranslatinga. Icyo gihe nkwibutse yuko izaba igize ubusembwa, kandi n'uwabikoze azakurikiranwa n'amategeko. Ibyo rero nibyo nababwira ku bantu bashaka kujya kwiga hanze, ku bantu bashaka kujya kwiga Poland by'umwihariko nibyo musabwa. Noneho tugiye ku cyo bita payment. Icyitonderwa ni ukuvuga ngo iyo uzanye dokima yawe ugiye kwa applyinga, cyangwa se hari n'abandi basanzwe babyikoreye, hari icyo bita registration fee, amafaranga ugomba kuyategura ku ruhande. Hakaba hariho n'icyo bita amafaranga y'ishuri, school fee. Ubwo nayo ugomba kuyategura, kuko hariya icyo nabibutsa, ntabwo ushobora kujya muri embassy kujya kudepoza utajyanye borudero igaragaza yuko wishyuye amafaranga
y'igihembwe cya mbere ku ishuri. Uragenda ubwo twayita deposit. Ayo mafaranga icyiza cyayo iyo utabonye visa urayasubizwa. Ntabwo ari amafaranga non-refundable, ni amafaranga asubizwa. Icyo nicyo nababwira. Ikindi wenda reka tube ubwo tuvuye ku bintu by'amashuri cyangwa se tuvuye kuri process yo gusaba admission letter. Wabonye admission letter, ikintu ugomba kumenya mbere yo applyinga, hari abantu batabwiza abantu kuri, ugasanga rimwe na rimwe nk'ubu nanjye hari case yigeze imbaho na applyingira umuntu mwapplyingira ishuri, namubwiye ibisabwa kugira ngo abone admission letter, then kuko we yari yaje ambwira ati ndashaka admission letter first of all, ndayimushakira. Then ageze kuri step ya visa, ikintu cyamubayeho yabuze amafaranga. Yego, yabuze amafaranga yo gukomeza process. Ubwo rero ikintu nakubwira nuko ikintu ari umuntu ushaka admission letter n'umuntu ushaka work permit, ugomba kumenya yuko bazakubaza icyo bita insurance. Iyi insurance yishyurwa amafaranga $500 iyo uyiguriye hano mu gihugu. Iyo uyiguriye Poland, ubwo uyigurira Poland ushaka umuntu yikugura cyangwa se ni company ya kwapplyingiye ushaka kuyigurira hariya Poland, yishyurwa amafaranga $300. Icyo nicyo ugomba kumenya kandi nicyo ugomba kuzirikana mbere na mbere. Ubwo ibindi byose ni ibisanzwe. Ikindi ugomba kuba uzi ko ugomba kuba ufite bank statement iriho byibuze $8,000,000 kuzamura. Ariko ubwo nabashaka kujya kwiga, abashaka kujya mu kazi bo nta bank statement usabwa, kuko ako kazi kaguha icyo bita work permit, kakaguha icyo bita accommodation. Ubwo bigaragaza yuko bazakwishingira ibyo uzakenera byose. Ni ukuvuga ngo nta bank statement uzasabwa. So rero ikintu nakubwira nuko ubwo gahunda nuko zimeze, nuko nabanyuramo muri makeya ku muntu ushaka kujya gukorera Poland cyangwa se ku muntu ushaka kujya kwiga Poland. Icyo nabibutsa nuko dufite company ikora izo service, dufite company ikora amatike y'indege, dufite company ikora visa, amatike y'indege ni ku ndege izo arizo zose, airline ushaka itike yo kugenda kuri Rwanda, ushaka itike yo kugenda Turkish, KLM, ushaka kugenda na Delta, ushaka kugenda na Base, indege zose waba ushaka dukorana nazo kandi ku giciro utasanga ahandi. Ikindi dukora amaviza, icyo bita e-visa yo muri Aziya, Dubai ndetse n'ahandi hose, kandi dutanga serivisi nziza yizewe, ibintu byawe ukayibona mu gihe gitoya. Wenda sinasoza ntabahaye nimero ushaka kunshaka, nubwo nimero rimwe na rimwe muzajye mureba ku mavideo nakoze, nimero ziba ziriho ndetse no muri description hasi ndazandikamo, nta kibazo. Mujye mucekinga. Ushaka serivisi iyo ari yose, washaka kujya Canada, washaka kujya Amerika, washaka kujya muri Turukiya, washaka kujya muri Poland, washaka kujya mu Butaliyani, ahantu hose waba wifuza kujya, uraduhamagara tukakurangira aho dukorera. Ni hano kwa Makuza, niho ofisi yacu iri, ukaza tukakwereka ibisabwa, tukakubwira uko gahunda zimeze. Then ikintu ukora iyo ushimye serivisi cyangwa unogewe n'ibyo tukubwira, tugirana amasezerano yanditse, tukagushakira yaba invitation letter, yaba admission letter, yaba work permit, yaba n'ibindi byose, yaba visa application ku bantu wenda bifite ama admission letter, ku bantu bifite ama work permit, ku bantu bifite ama invitation letter ariko bashaka visa application, ku bantu bashaka kujya wenda nko muri Schengen countries cyangwa se Schengen territories, abo bose turabafasha, tukabasabira icyo bita Schengen visa. So rero icyo nababwira nuko turahari ku bwanyu ndetse tuzatubana. Ntiwibagire gukanda like, share, comment, ukande na subscribe ku zindi video z'ubutaha.
Ciao ciao, Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana abahe namwe kandi mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao, turi kumwe.